nshuti yanjye reka nkubwire, Imana igiye guhemba, igiye no guhana. Imana igiye guhemba. Yego mbona Imana irahemba. Buri muntu wese kazi kamureba. Nabonaga ari akantu kameze nk'agatara, kakaga umutuku, kakaka n'ubururu, hafi icyatsi, kakaka umutuku, kakaka n'ibara ryenda ku cyatsi, kacana umutuku bagahita bakubwira ngo icaraho, kacana ubururu bakakubwira ngo wetambuka. Nimana abantu benshi gacanye umutuku, ibyo yakoze byose bikaza imbere ye. Imana iramya ngo imanutse guhanira abantu ibizira byabo, imanutse guhanira abantu ibizira byabo. Imanuye inkoni yayo ije gukubita abantu biyoberanya mu nzu y'Imana, biyoberanya mu rusengero, biyoberanya mu masengesho. Ndagira nkubwira nshuti yanjye, kubera ko wamaze guhinduka 2024 nawe Imana ikugezeho ngo uyu mwaka ngo ni munsi mu 2023 ngo ko yakugiye kwica abahanuzi benshi, wica abavuga butumwa mwinshi, wica abaririmbyi benshi, ariko wowe wihanganye ukanesha. Zaburi ya mbere. Yesu ashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo bagenda dukurikirana. Nababwire ko tuzongera tukabana kandi tugana ku ijambo ry'Imana. Ndabashimiye ko mwongeye kundarika no kumpamagara kugira ngo tugaruke tuganiye ku ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane. Ubwo rero nabiteguraga narasenze, hari ibintu nasengeye, ariko maze kubisengera hari ubutumwa nagiye mbona mu kanya tugiye gusenga Imana, ariko amazina yanjye ni yayandi, ni Nkunziza Augustin. Mwese murabizi ndi umugabo kandi ushima Imana. Rero reka tuanze dusenge kugira ngo tuganire, ariko mfite ubutumwa nshaka kugira ngo tuganireho mugende mubasobanurira. Data mwiza, turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ibera hose rimwe, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, uri umubyeyi mwiza wigeze wivugira ubwira Mose uramubwira ngo ndiho kandi ndiho yabantumyeho. Uri Imana ibasha kureba ibintu byose ukabisobanura, uri Imana ikiza, uri Imana irema, uri Imana ivuga neza, uri Imana iturenganura twamaze kurengana, uri Imana ibasha kutumenyera, uri Imana itugabura muri ibihe bikomeye, muri ibi bihe by'inzara, muri ibi by'ubushumeri, muri ibi bihe abantu benshi bashonje, muri ibi bihe by'intambara z'urudaca abantu bose bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye abantu bagiye bafite. Uri Imana ibasha ku buri wese kumumenyera uko abaho, uri Imana ituza abantu mu mazu batarayubatse ugatanga y'ubukode, uri Imana yubaka ingo kandi uri Imana ibikora neza, uri Imana ibasha kureba ugakiza indwara zitandukanye, uri Imana ibasha kubona kandi wabona ukabikora, uri Imana. Reka twongere Kristo, twongere tukwegameho, reka twongere tuguhungireho, reka twongere tumenye ko ari Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana nziza. Mana twarakwiringiye, tukwiringira nk'Imana, Mana twarakwiringiye, nta n'umunsi n'umwe wagize udutenguha, twagiye tugusaba uraduha, twagiye tukubwira ngo Mana bikore, wagiye ukiza indwara, wagiye wishyura amadeni, wagiye ugabura, wagiye ukora, hari abakorera amakwe menshi, hari nabo witegura kubukorera, wagiye ukura indwara zitandukanye, wagiye wishyura amadeni atandukanye, wagiye ureganura abarengana. Haleluya, le sansone draya, wagiye ukora kuko uri Imana. Ubutumwa tugiye kuganira reka buzagere kuri benshi, ubutumwa tugiye kuganira reka benshi bazabasha kuguma kandi butume benshi bahinduka, benshi bahindukira. Ndabizi neza iyo abantu benshi bagendaga bajya kure yawe, ariko bahindukiraga barazogoka bareba kandi barazagoka bakiza. Uyu jambo ryawe rikavuga ngo uzabakiriza igihugu. Reka akakanya wongere ukiza abantu kandi wongere utabara abantu kuko uri Imana itabara. Aka kanya mu izina rya Yesu tugiye kuganira ku ijambo ryawe, reka uzurishyigikire kandi uzenguruke kandi n'ukuri buri wese umuhe umugisha uzadukurikirana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka tugane ku ijambo ry'Imana. Rero tumaze gusenga, reka umusomyi mwiza adusomere ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Matayo ibice 7 umurongo wa 24. Nadusomere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo biravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza ndetse akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ngo azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imvura imaze kugwa. Yego, imvura iragwa imivu iratemba, imvura iragwa imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, byose biramanuka byikubita kuri iyo nzu, ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare. Yego, kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa, azaba ameze nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, wubatse inzu ye ku mucanga,
imvura iragwa, imvura iragwa, imivu iratemba, imivu iratemba, umuyaga urahuha, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu, byose byikubita kuri iyo nzu, iragwa, inzu nayo irangije iragwa, kandi kugwa kwayo kwagize gute? kwabaye kunini. Haleluya. Amen. Ndagira ngo abantu badukurikirane, nshuti yanjye, iyi nzu ni wowe urimo kubwirwa. Hari inzu yubatse ku rutare ari rwo Kristo. Ujya uhura n'ibintu byinshi wa mukobwa we, ugahura n'intambara nyinshi ariko ntubashe kugwa, ugahura n'ibintu byinshi wa mugabo we ariko ntubashe kugwa, ugahura n'ibintu byinshi wa musore we ariko ntubashe kugwa, kuko wubatse ku rutare. Lelo stasoremo, iyo umuntu yubatse ku rutare, nubwo ibintu byaza bimeze gute, nubwo ibintu byahura gute, nubwo intambara zaza gute, ariko edore chance d'honneur, kuko yubatse ku rutare. Si ukudahura ni nasomyije ngo hahirwa umuntu wihangane mugerageza, kuko namara kwemerwa in etape ya Simon azambika ikamba ry'ubugingo. Kandi ijambo rivuga ngo, ijambo ryaratubwiye ravuga ngo nimugubwa gituma nibagerageza muzihangane muzamenya ko ibyo byishimo byanyu. Umukristo yahura intambara nibwo arushaho gusenga. Uyu muntu rero kuko yubatse ku rutare yahanganye n'ibyamugezeho, ahangana n'intambara, ahangana n'urugamba, ahangana n'imugeraho, ayihangana mu busore bwe, ahura n'imugerageza, ahura n'ibimurwanya, ariko arakomera kuko yubatse ku rutare. Kizakubwira ko umuntu yubatse ku rutare uburwayi buraza najya mu bapfumu, kizakubwira ko umuntu yubatse ku rutare arihangana agakomera, intambara zaza mu rugo rwe agakomera, umubyeyi agakomera, ntabashe gusenya urugo rwe, ntabashe kurwisenyera, ahubwo akajya gusenga. Abati uriya mugabo nubwo yananiye, nubwo ajya mu bandi bagore, ariko kuko yubatse ku rutare, kuko yananiye, ariko ndabizi ko Imana yanjye izamuhindura. Ariko kizakubwira umuntu ubatse ku mucanga, kizakubwira umuntu ubatse ku mucanga, yabonye urugo rumunaniye, ajya hanze akajya kwisamanira, akajya gukorera amafaranga, kuko yubatse he? Ku mucanga. Ariko kuko yubatse ku rutare yarihanganye. Kizakubwira umushumba abatse ku rutare ntabwo ajya kwiyandarika, ntabwo ajya kujya gushaka izindi mbaraga. Numvise ikintu kirantangaza, haranga i Butare ngo abantu bajya gukura imbaraga, bagakura imbaraga zo gusengera abantu, imbaraga ngo akaza ngo akamuha imbaraga. Hari abantu bavuyeyo mu bitwa ngo abakozi b'Imana, baragenda bakajya bakabaha imbaraga, atari imbaraga z'Imana. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Haleluya. Yisomye ugasoma igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 2 umurongo wa 8, biravuga ngo muzahabwa imbaraga hatako destafo, umwuka wera nabamanukira, muzabaga bakumamya Yudeya Samariya no kumera. Kikubwira umuntu ufite amavuta y'Imana hari imbaraga ziba zimurimo, muzahabwa imbaraga. Uyu ni umurage twasigiwe, ariko ntibarajya gushakira imbaraga mu bapfumu, abantu barajya gushakira imbaraga ahandi hantu kugira ngo baze bazimenemo abantu. Ariko muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzabaga bakumamya Yudeya Samariya no ku mpera y'isi. Kubona umuntu umunyamavuta, umuntu wavuzweho n'Imana, nuko yubatswe ku rutare. Umucyo kubwira umuntu batse ku rutare, ibintu byose biraza byakikubitaho, ibindi bikaza bikikubitaho, ubukene bukamwikubitaho, shubera bukamwikubitaho, amadeni akamwikubitaho, cyamunara zikamwikubitaho, uburwayi bukamugeraho. Ariko aravuga ngo ntacyo nubatse ku rutare, akajya ari imirimo. Nge ndi umukristo zahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Nge ndi umukristo naho naterwa n'ibyago nk'aba no ku rugamba. Nge ni umukristo, gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, ntazaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ntazaribayo nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ibyino mu isi ndabinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Hala penestasono. Umukristo kuko yari yubatse ku rutare, etore shamone grey, ngibintu byose byaramanutse byikubitaho. Abavuga bamwikubitaho, amadeni amwikubitaho, bushimere bamwikubitaho, intambara zimwikubitaho. Ngo ariko arakomera, Mukristo arakomera. Etala personne c'est moi, ngo arakomera nk'inzu. Ngo byose byarashe byikubitaho, ibiti biraza byikubitaho, ibidebe bigikubitaho, amabuye yikubitaho,
abamuvuga baramuvuga, abamukoba baramukoba, abamusuzugura baramusuzugura, ariko ko yari yibitseho isezerano, yari afite isezerano. Isezerano ry'Imana ntirijya rihinduka, naho ryatinda cyane tegereza nirihera, urasabwa gusa kuyizera, nayo ubundi yo ntigihinduka. Ibyo mwavuganye byose irabyibuka kandi irabizi. Imana ishimwe, irabyibuka kandi igize gute? Irabizi. Ibyo wanyuramo byose, intambara wanyuramo zose, Imana irazizi kuko yavuganye nawe. Niyo mpamvu urwanywa. Kizakubwira umukristo iyo yubatse ku rutare nibwo ahura n'ibintu bikomeye, nibwo ahura n'intambara nyinshi, ariko kuko ari umukristo, kuko yavuzweho n'Imana, kuko Imana imuvugaho, kuko ari ibyo yamuvuzeho, arakomeza akihanga. Nigeze nangara cyane, kambahe kanangaje cyane, ngo umuntu yigeze akorera umwami, arangije akorera umwami, aramukora, amaze kumukora umwami aranezerwa, ngo yari umuntu uzi kubakisha w'umufundi, ngo akageza kubakira umwami, ngo yakubakeza umwami akamushima, akamubwira ati rero mugaragu wanjye wankoreye neza, ngo akamumurika, ngo yamara kumumurikira ibisonga n'abandi, ngo arangije ngo akamushimira, ngo akavuga turakoze, ngo arangize ngo umugabo akitahira, ngo ejo akongera akamuhamagara, ngo akamwubakira, ngo akamwubakira neza, ngo yarangize akamushimira akigendera. Ngo rimwe rero ngo aza kunguza ya gatatu, ngo aza kugira ngo azagaruke none amwubakire, ajya kugisha inama. Nshuti yanjye, abantu ugisha inama bakaba aribo bagusenya. Utagishije inama Imana, mwana w'umuntu ashobora kuguhinduka, mwana w'umuntu ashobora kugukorera ibintu bibi. Ngo agishije inama aramubwira ati rero uri n'umuswa, dore igihe wasengeye, igihe wavuganiye n'Imana, iyi Mana ashaka kumara iki? Genda wishyingire, numara kwishyingira uzagaruka, genda ujye kwibaya amafaranga, genda ujye gukora bino, genda ujye mu bapfumu, genda ujye kwivuza, nubura ubwenge izakureka. Ngo arangije bamugira inama. Ndajya mbwira inshuti yanjye, hari abantu benshi bakugira inama, ariko Kristo wenyine ukomeza umunambeho, komeza umuhungireho. Kikugaragaza ni uko wubatse ku rutare. Ibyo byose bivugwe, abavuga bavuge, abakurwanya bakurwanye, abakugenda bakugendeho, ariko uhagarare ku Imana yavuganye nawe. Ngo arangije ngo abajyanama babe benshi, bamaze kuba benshi, ngo barangije bamugira inama. Amaze kumugira inama aravuga ngo iransure nujya kuyubaka uzayubaka ushyizemo ibikoresho bike, ahajya ferabeto ebyiri uhashyira imwe, ahajya imwe none ahajya eshatu hashyira imwe, uhajya isima 10 hashyira 3, nawe wisagurire, nubura ubwenge izakureka, nawe uzabasha kugira ngo ugire gute, nawe uzabasha kwiyubakira inzu yawe. Ngo arangije ngo ibyo bamubwiye, ngo umwami amubwira ati ubaka iyi nzu, ngo arayubaka, ngo amaze kuyubaka ngo akajya hajya sima nyinshi akazigabanya, ngo ibintu byose agenda bigabanya, abitera amarangi ariko bidakomeye bizamara umwaka umwe. Ngo arangije umwami arongera aramumurika, ngo arangije agiza mu bantu, aravuga ngo imugaragu yankoreye neza, kandi inzu ya mbere arayubatse arayikomeza, iya kabiri arayubaka arayikomeza, niyo yayikomeje, none iyi nzu nanjye ndayimuhaye. Tujya tugira ikibazo cy'abakozi b'Imana bakorera Imana bashaka indamu, badashaka ko Imana izabaho ingororano, badashaka Imana izabaho umugisha, bakakora ariko bavanga. Avuga ati ko nakoze ngasengera abantu, ko ntacyo nabonye, ko nasengera abantu ntacyo byamariye, igihe nakoreye umurimo w'Imana, igihe nakoze umurimo w'Imana byigeze bimarira iki? Ko nagiye ngasengera abantu, sinagiye ngataburura ibintu, agatangira agafata ibikera akajya byambara, akaza agatangira gutubura, akabeshya bagwa ngo ugire kanyarira. Kubera iki? Yakoreye Imana neza, agendana n'Imana neza, akutiza kumusubiza, kutiza kumuhemba, atangiye kwicira inzira, atangiye kwirwanirira, atangiye gukora ibintu bidasobanutse kubera abajyanama babi, kubera bamwegereye, agatangira kubivanga. Nshuti yanjye ndagira ngo dukurikirana, ntabwo ari cyo gihe cyo kubivanga, ntabwo ari cyo gihe cyo kwiyanduza, ntabwo ari cyo gihe cyo kubivamo. Tegereza icyo Imana yavuganye nawe. Pele Sansone Guroye nasomye Zaburi 25 avuga ngo bava mu nasezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'isoni. Ndagira ngo mbwira nshuti yanjye, wowe ko warakoreye Imana, kwagendana n'Imana, wikanduzwa n'ibyo urimo kubona, wikanduzwa n'ibihurimo. Ndabizi ibiciro mu isoko byazamutse, ibintu byose byarazamutse, ibintu birakomeye, ariko Imana yaravuze ngo izadutunga muri byaremye. No mubi komeye n'irihubu undamburira amaboko yawe, umimbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzakunjya
humura no mu bikomeye biri ubu ngubu muri 68 muri moza gakiza ariko ngo no mu bikomeye biri ubu bizakuramburira amaboko Imana izakurambura amaboko wikirwanirira wikicira inzira wikirwanirira komera hagara ku cy'Imana yavuganye nawe hagara ku cy'Imana yavuganye nawe wirangara wishaka kugira ngo Imana yakubatse ku rutare ubatse ku rutare iyi nzu yubatse ku rutare ni gute ushaka kuva ku rutare hari benshi bakufite ishyari hari benshi bakuvuga hari benshi bashaka kuva ku rutare ukajya ku mucanga nawe ukagwana nabo komera ku rutare wihangane umuntu wegeze anangaza cyane yeza tubwire kuntu hari ikizu ngo kijya kibasha kwarika ibyare bibiri ngo kimwe kigashyiramo amahwa n'amacupa ngo ikindi ngo ariko kikaba ari icyare cyiza ngo ariko icyo cyare cyiza ngo niho ituragira ibyana byayo yamara kugituraga ngo icyana cyavuga kigasanga kiryamye mu ipambu ngo kikanezerwa ngo ariko ngo bwamara kwira ngo gisinziriye ikagikuramo ikagishyira mu mahwa ngo cyakinyagambura cyicuye ngo cyumva amahari aragikubita kikagira ngo uko byari bimeze kikabona byahindutse kikamya ko urugamba atari rwa rundi ngo nyina mu gitondo akagikuramo ngo akakimanura akakirekura ngo akigisha kugenda kikamanuka cyumva ko gipfuye yarangiza ngo akaza agatega ngo yatega gutya agatega amababa ngo kikaza kikagwaho ngo cyamara kugwaho ngo yagira akakimana akagisasa kikajya gutora ngo icyo kizu kikazamuka hejuru cyane ngo kikabona inzoka kikamanuka kikahita kikubita ngo kikayishyira ku rutare ngo cyarangiza kikayihonda ngo yanzoka igapfa kigashyira icyana cyayo cyo cyanyira ajya ngubwire ngo ariko icyo kizo kimaze gusaza ngo kiramanuka gutya cyakubita ngo kigahusha kikavuga ati kino gihe byagenaga neza ngo kikajya ku rwa rutare kikakubita yamaba yose akagishiraho ngo kikamara igihe kinini ngo kikazongera kikongera kigatoha kikazana amababa yacyo ngo cyazamuka ngo yanzoka ikagira ngo niza irahusha nikiza kirahusha ngo ariko cyaza kigakubita kwa ko cyagaruye imbaraga cyo cyanye ndagira ngo ngere usubire ku rutare subire kuri Kristo ndabizi ubu akakanya ibintu byose biraza bikakugeraho ibibazo bikakugeraho ubusambanyi bukakugeraho ibyaha bikakugeraho kubera ko wamaze gusaza urimo nakubita satani ukamuhusha wongere usubire ku rutare wongere uhamara igihe wongere usaba imbaraga muzahabwa imbaraga mwukabera n'abamanukira muzaba abagabo baguhamya Yudeya ni Samariya no wongere usubire ku rutare wongere usubirane imbaraga nk'izo wari ufite mbere kubera ko muri iki gihe waranamutse abakobwa barakunamuye ibyaha byarakunamuye ibyo mu isi bimwe birakunamura bigatuma ubeshya bigatuma uvangira Imana kubera ngo yavuze itavuze nshuti yanjye subira ku rutare agatekerezo bigena bice ngo arangije ngo iyo nzara yubaka ngo ariko akayashyiramo ferabeto ngo yashyiramo ferabeto imwe akayisigaza kuko yagize abajyanama babi arangije ngo igihe kigeze ngo arangije ngo umwami ngo aravuga ngo inzu ya mbere yubatse neza iya kabiri yubaka neza ngo ariko iya gatatu nayo wayubatse neza none ndayiguhaye n'umuryango wawe ngo kugira ngo yishime araturikararira ngo atajya gutekereza ku bajyanama babi bamubeshye arangije ngo yegera umugore we aramubwira ati madamu n'abandi bantu b'inshuti ze aravuga ngo nagize abajyanama babi umwami namwubakiye inzu nziza ndayikomeza yishyiraho ferabeto zuzuye yishyiraho ibintu byose ibikoresho byose nubaka iya kabiri iya gatatu ndayifata ndayihangika kuko umwami yari atarampemba ndagira mbwira umuntu wese udukurikirana komeza wame ku rutare nubwo uyu munsi utaguhemba ejo naguhembe ejo bundi naguhembe ariko ejo bundi buriya Yesu azaguhemba nasomye ijambo rimbwira ngo iki ngo nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigiye gute ngo rihere yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere murongo wa 11 aramubwira ngo Yeremiya ubonye iki aravuga ngo mbonye inkoni lepoyata nguko niko nindi jambo ryanjye kandi ndanone aribwiye nshuti yanjye wicika intege barangije ngo arababara ngaravuga ati umwami bwa mbere yanze kumpemba bwa kabiri ntiyamemba ubwa gatatu none inzu nayibeshye ndangije nyubaka nabi ngo arangije ngo abantu barababara aravuga ati inzu nubwo uyibona ni nziza iteye amarangi imeze neza ariko uyu mwaka igomba kugwa ntabwo yari agifite ubushobozi uzana za ferabeto ngo azishyiremo kandi nabi ibyo yari yamaze gukuraho ntabwo ari kubyubaka indi nzu ngo yanziragwa igwa nabi ngo umwami aramubaza ati kuba yanziguye aramubwira ati mwami burya bwa mbere wanze kumpemba bwa kabiri wanga kumpemba inzu narayihangitse umwami arababara cyane aravuga ngo genda wamugaragu mubi we bisobanura iki nshuti yanjye wakoreye Imana ku mwaka wa mbere korera Imana ni ubutumwa nkuzaniye wakoreye Imana neza ubwa kabiri ukora Imana neza none utangiye kwera abajyanama babi utangiye kwicira inzira utangiye gushaka indamu zo mu isi kandi Imana ifite indamu zo kuguha utangiye kwirwanirira indi jambo ryatubwiye ngo iki yisomye Matayo 5 murongo wa 13 twageza ku murongo wa 15 hatubwiye ngo iki usomye wacu nakomeza dusomere
yego Matayo ubutumwa bwese ko bwanditswe na Matayo ibice 5 umurongo 13 kwameza na 14 na 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Muri umunyu w'isi. Biravuze ngo muri umunyu w'isi. Mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntacyo uba ukimaze. Ntacyo na kimwe uba ukimaze. Keretse kujugunywa. Abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi. Haleluya. Muri umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe y'umusozi. Ku mpinga y'umusozi. Ntubasha kwihishira. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga. Ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abe ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu kugira ngo babone imirimo yanyu myiza bahimbaze so wo mu ijuru. Mana iguhe umugisha. Amen. Babone imirimo yanyu myiza kugira ngo bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Nta kindi kintu ubutumwa tugenda twamamaza Imana ikigukeneyemo, ikeneye ko abantu bakonaho imbuto nziza bakakubonaho agakiza keza kugira ngo bahere ko bahimbaze data. Ntabwo bagukeneye ko kera wari ufite imbuto nziza, kera wari umukristo mwiza, ariko kubw'iyi minsi irimo gushira ni kurimo kugenda ushirirwa, ni kurimo kugenda wubaka ku mucanga kandi ukeneye wari wubatse ku rutare, ariko uko iminsi igenda yicoma, uko iminsi igenda igusatira ni kurimo kugenda wubaka ku mucanga. Nshuti yanjye ngubwira aho uri hose, imirimo yawe myiza niyo Imana ikeneye kugira ngo benshi bahimbaze, kugira ngo benshi bahinduke. Benshi baragwa ku bwawe, muzaniye ubutumwa, benshi baragwa ku bwawe. Abari bakuze nk'umurokore urazamura imyenda ugasamana nabo. Abari bakuze nk'umurokore urabangore kubagere kanyarira, bagere kizabonwa, bagere ku musozi ubasengere. Abari bakuze ubuhamya, bakuze imbuto, urabanga ngo ugiye ku musozi ngo nibaguhumba 100 ngo ugiye gutaburura ibintu. Abari kubera ku isi irimo kukukura cyane, urimo kubona ku bibazo bihari, intambara zihari, ariko warangiza ugacika intege, wanamutse wacitse intege kubera abo mwaje societe usigaye urimo, abo musigaye mugendana, abo musigaye musengana. Aba bandi bose urabona ntacyo babaye, barasamana niba ntabwo baratise ko abandi basamana kuki nge nabikora, abandi bagatanya bagakora ibyaha nawe ukabikora. Ntabwo ari Imana yagomagari. Ndagira ngo ubwire wowe urimo kubikora ufite ubwoba, ndagira ngo ugarukire aho ngaho, garukira aho ngaho icyo Imana igukeneyeho. Nabonye abantu Imana imanutse guhembwa, abantu benshi birukanka bajya guhembwa, ariko bagezeyo barangije baravuga ati wagumuye abantu, watumye abantu benshi watumye abantu benshi badakizwa. Nshuti yanjye reka nkubwire, Imana igiye guhemba, igiye no guhana. Imana igiye guhemba. Yego mbona Imana imirahemba buri muntu wese kazi kamureba. Nabonaga ari akantu kameze nk'agatara kakaga umutuku kakaka n'ubururu hafi cyatsi, kakaka umutuku kakaka nibara ryenda ku cyatsi, kacana umutuku bagahita bakubwira ngo icaraho, kacana ubururu bakakubwira ngo wetambuka. Nibona abantu benshi gacanye umutuku, ibyo yakoze byose bikaza imbere ye. Imana iramwe ngo imanutse guhanira abantu bizira byabo, imanutse guhanira abantu bizira byabo. Imana inkoni yayo ije gukubita abantu biyoberanya mu nzu y'Imana, biyoberanya mu rusengero, biyoberanya mu masengesho. Niyo mpamvu niho naboneye abantu, mbona abantu amoko abiri. Mbona abantu basa mu nzu y'Imana bakaza gusenga, baza gusenga bakababatiza, bamara kubabatiza bagahera bababatije kuva uwo munsi n'ubabatijwe, bamara kubatizwa bakajya baza nyine nibanda bimenye. Abantu ba mbere nabaza ntacyo babwiye, abakabiri bahembesha batakoze, abagatatu n'abakozi bameze neza kugira ngo bahereko bahimbaze so mu ijuru. Birisobanuye iki? Reba ngo turi umunyu w'isi. Uyu munyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Uyu muntu yari umuntu mwiza, abantu bamubona nk'umunyu, abantu bakamutinya wa mukobwa we, bakagutinya wa mugabo we, bakagutinya wa musaza, bakagutinya wa mushumba, bakagutinya mukozi w'Imana, wa muhanuzi, wa muririmbyi, bakagutinya. Ngo ariko uko iminsi yagishira ngo umunyu wagiye ukayuka, uko wagiye ukayuka barwa ngo uyu munyu waryoshwa n'iki? Ngo nta kiba gisigaye, ngo keretse kuwujugunya hasi buri wese akawukandagira. Nshuti yanjye reka nkubwire, agaciro ufite nuko Imana ikikuriho, ariko igihe kirageze ngo kandagirwe hanze. Nta cy'umunyu bukimaze. Niba Imana igushaka imbuto ikazibura, ikagushaka agakiza kakabura, ikagushaka imbuto ikazibura, ikagushaka imirimo myiza ikayibura, kugira ngo bagire imirimo yabo myiza bahereko bashime bahimbaze so mu ijuru. None imbuto zabuze,
abantu barakubona akabona warapfuye ngo kandi uritabaza uri inzu yubatswe ku mwinga y'umusozi ntibasha kwishyira ibyo ukora barabizi uko Imana ibizi niko n'abantu babizi barabizi uburyo wasengaga uritabaza ryiza ariko urimo urashaka kwihisha kandi ntiwabasha kwishira kuko barakuzi ko wakijijwe barakuzi ko uri umupastor barakuzi ko uri umushumba barakuzi ko uri umuvugabutumwa barakuzi ko uhanura barakuzi ko uri umuririmbyi mwiza w'umuramyi mwiza barakuzi uko ugenda unamuka nabyo barabizi ibyo urimo gukora ugiye kuba umunyu ukayutse ndetse nta kizaba gisiga cyose kugukandagira hasi agaciro ufite no kugira imbuto nziza ukagira imirimo myiza kugira ngo benshi bahere ko bahimbaza so mwijuru nshuti yanjye wadukurikiranye kuri mwaka 2024 tugiye kwinjira ubutumwa mwuzaniye ndagira ngo niba uri muri cyagika cyuko wireberaga gusa 2024 Imana ije kureba abantu birebera 2024 Imana ije kureba aba bantu baje mu Imana barimo gusaba ibihembo kandi baramaze kunama kera wakoranaga n'Imana ugendana n'Imana 2024 Imana ije gusaka hari ibintu byinshi ije gusaka abantu baje mu Imana bakaba ari indorereza ije no gusaka aba baje guhembesha kandi batakoze kera warakora ugendana n'Imana usenga Imana ubana n'Imana ugendana n'Imana ariko wamaze kumera wamunyu wakayutse mu 2024 nta kintu kiba gisiga cyetse kugushyira hasi ugakandagira 2024 hari n'abamaze kumurika amatabaza yabo ndetse bari n'umunyu abangaba 2024 niba Imana ije guhemba aba bagatatu cyiciro cya mbere nabasha kwirebera bakaza mu Imana ntibahinduke cyiciro cya kabiri nabahawe Imana bagasengera bikagenda neza Imana ikabishimira ikagendana nabo igakora nabo ikabaha amasezerano bamaze kwibagirwa batangira kubera ibintu byabana mu 2023 batangira kunamuka batangira gukorera indamo batangira kuvanga iby'Imana batangira kubivanga kandi biratubwiye ngo iki ngo kugira ngo bahere ko bahimbaza so uwo mwijuru kubw'imirimo yabo myiza none imirimo yabo yamaze gupfa nta hantu bahera bahimbaza data nta hantu bahera ngo nta kintu ngo keretse kukujugunya nk'umunyu wakayutse kuko ntacyo kimaze aba rero bakabiri neba bakoraga neza batanga message bagendana n'Imana none message zawe zirapfuye umurabeshya ngo Imana iravuze utavuze unavuga ngo ibitangaza ugatangira guhanura ibitangaza gusa atari Imana ibivuze ndagira ngo mbwira nshuti yanjye kubera ko wamaze guhinduka 2024 Imana ikugezeho aba rero bagatatu nabaje mu Imana bahabwa Imana bazikoresha neza baremera barasonza baremera bambara ubusa Imana yambwiye ngo 2024 ngo nibarebe neza ngo kuva mu kwezi kwa mbere Imana igiye gusubiza kwa kabiri Imana igiye gusubiza ngo umwaka uzashira Imana imaze gusubiza benshi hari abakobwa bihanganye barakomeza bahama mu muhamagaro 2024 nije cyiciro cya gatatu Imana ije kubahemba abasore n'abagabo abantu bihanganye abashumba bihanganye basore bihanganye ababwiriza butumwa bihanganye abahanuzi bihangane bakabana n'Imana 2024 yamwe ngo mukomeze mwihangane ngo uyu mwaka ngo ni mu nsimu cya 2023 ngo kwa kugiye kwica abahanuzi benshi wica abavuga butumwa ngo uyu mwaka ngo ni mu nsimu cya 2023 ngo kwa kugiye kwica abahanuzi benshi wica abavuga butumwa mwinshi wica abaririmbyi benshi ariko wihanganye ukanesha Imana ifunguye ubuzima Imana ifunguye agakiza Imana ifunguye igiye kugukubakira Imana igiye urugo rwagiye kurutunganya igiye kugukorera ubukwe benshi bagiye gucuruza bagacuruza hanze no mu Rwanda hari abantu Imana igiye kuzamu 2024 Imana ifunguye umugisha benshi Imana isingukije abantu benshi ibikomeye 2024 Imana ije kuhemba abantu benshi kandi nakwije guhana ninakwije guhemba abantu ndagira ngo badukurikirana dusoza ndagira ngo ikice cya gatatu komeza wihangane komeza wagara neza 2024 Imana robene stansonegro abakomeze kuba umucyo abakomeje kubitabaza abakomeje kumurika bagakomeza bakagira imirimo myiza bahimbaza data mu ijuru nabo ikimumanuye aje kubahemba ndagira ngo mbwire nshuti yanjye wowe ukomeje kudukurikirana nta kintu kimanuye data aje kuguhemba nta kintu kimanuye data aje kugusubiza nta kintu kimanuye data amanutse kureba abamukoreye neza 2024 message dufite abari mu zimbahe Imana ije gukuraho ingoyi Imana ije kubarenganura hari abantu bagiye kubona babo bahobere hari abantu bari kwa muganga bari barembye 2024 Imana igiye gukiza indwara hari abantu bafite amasezerano Imana hari abafite ababo babuze ndetse ababo ibihe byinshi
Nigeze kubwira umuntu amubwira ngo nshuti yanjye wereka guhura na mama wawe ryari, arambwira ngo mfite imyaka 2, ubwo yari afite ubukwe. Ndabwira ngo ufite agahinda, arambwira ngo mbabajwe nuko ngiye gukora ubukwe nabona mama. Imana ikimbwira ngo azakora ubukwe mama we ahari. Nshuti yanjye nagiye kwambona koko mama we yaje mu gihe cye cy'ubukwe amuha igiseke ngo arangije aranezerwa. Nshuti yanjye hari abantu bagiye kubona babo babuze, bagiye kure batazi nibo bakina baho, Imana ikabazana. Muri 2024 hari abantu bari barirengagijwe, hari amafaranga agiye gufunguka ku makonte kuri Western Union, hari amafaranga agiye gufungukaho, hari abantu bagiye gusubizwa, hari abantu bagiye gutabarwa, hari abantu bagiye kubona ubutabazi. Nshuti yanjye badukurikirana aho bari hose, hari Imana igiye kugutabara, hari Imana igiye kukurengera kuko wihangaye. Nube muri cyo gika cyambe, nube mu cya kabiri, kwa mu cya gatatu cyo kwihanga, komeza kubaka ku rutare, ugakomeza ukarwubakaho, ibintu byose bikakugeraho, intambara zikakugeraho, urugamba rwahaguruka, ibibazo bikaza. Nujye mu bapfumu, nujye kuraguza, nujye kwiba, nujye gusambana, nuyikingire, nukore biriya byose, ugakomeza kubaka ku rutare. Nubwo imiraba n'iminambara byaje, ngo ariko nzu yakomeje hagara, kuko yakomeje guhagarara, n'Imana ije kugutabara. Murakoze abadukurikiranaga mwese, Imana ibaha umugisha kandi mukomere mwihangane. 2024 nicyo gihe cyabo, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusengera abantu badukurikirana, abadukurikirana bari mu Rwanda no hanze, reka tubasengere. Data mwiza, buri muntu wese nafata ahantu ababara, tugiye gusengera abarwaye kanseri za diabete, abarwaye kanseri diabete neto menestansone groye, abarwaye kanseri za diabete neto brea, uburwayi budakira, uburwayi bwo kuva, mu izina rya Yesu neto ya sayimene groye. Ngo Yesu aragenda amaze kugira ngo haza umuntu warwaye umugongo, ngo akimara kumukoraho ngo uburwayi bwe burahagarara, ngo arebe ngo hari umuntu ngozeho. Nawe najya ngo ukore kuri Yesu, kore ku nshuro za Yesu, najya ukore kuri nshuro za Yesu. Byajye n'ukuri ufite, najya ngo ukore kuri Yesu. Bya bibazo ufite, za nambara ufite, babandi bakuzengurutse, babandi bakurwanya, bya za nambara, hari benshi baduhaye ibyifuzo, nabo turabazamuye, abari mu Rwanda, abari hanze, abadukurikirana bagenda bakurikirana ibyiciro byacu, nabo turabasengeye. Abafite intambara kakanya zikureho, abari mu rugamba, abari muri gereza barenganure, barenganure, abakobwa bacu, abasore bacu, mu izina rya Yesu. Ingo zubatse turazisengeye, abatarakizwa tanga agakiza mu izina rya Yesu, bameze urenganure. Eboye sayinigre, abakomeje kubaka ku rutare, kindi cyo gihe cyawe cyo kuja kubarengera, cyo kuja kubatabara. Urakoze kumanutse, tubangamiye satani n'abadayimoni, ibyiyoberanya ku ijambo ryawe byose tubikubise hasi mu izina rya Yesu, turabitsindagiye. Ahubwo Kristo ni ubari wowe uzamura ibendera ryawe. Urakoze kuko hari benshi utayeho, hari benshi bagiye gukira, hari benshi bagiye gusubizwa 2024 mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nomero zacu ni 0782 54 38 73. Abazaduhamagara turabasengera kandi turabakunda cyane. Mwese abazagenda badukurikirana murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Zaburi ya mbere.